Muraho neza bakunzi b'ubwiza, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Nari maze igihe kinini na uploadinga video zijyanye n'ubwiza, kwita ku musatsi, kwita ku ruhu, tutoranya amavuta meza cyane twakoresha ku ruhu rwacu tugasa neza, cyangwa se amaseramu agiye atandukanye wakoresha, cyangwa se tips zigiye zitandukanye wakoresha ku musatsi wawe kugira ngo utunge umusatsi mwiza kandi mwinshi ukura vuba na vuba. So rero ahangaha duherukana ndi mu gihugu cya Oman, ariho mbereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubizi ntajyaga mbatenguha, ariko nyine murabizi no gutaha ukagera nyine mu gihugu, imiryango, inshuti, abavandimwe bagukumbuye, cyangwa se n'izindi nshingano ku ruhande ubona ko ziri necessary uko ugomba kuzitaho. Niyo mpamvu rero nari maze iminsi mpuze, ariko hano nari nageze mu Rwanda njya mu gasaro kari hafi mu rugo, ntabwo ari isaro y'ibya danje, ni iri hafi mu rugo, ariko nifuje ndabatereka mbafatire video mbereka aho umusatsi wanjye ugeze. Mu gihe nari nabashyiriyeho video ubushize, umusatsi wanjye ntabwo nari maze iminsi mwitaho, uracika usubira inyuma, ariko ati nongeye mbereke aho umusatsi wanjye ugeze. So murabibona aho ngaho bari bari kumeseramo mu mutwe, yamaze igihe kinini ngiye ubyikorera, aho ngaho nari nabaye nk'umwami. So rero bari barangije kumeseramo, murabona uko umusatsi umeze, murabona ko bimeze neza cyane. Ubwo batangira kuwumutsa nk'uko murimo murabibona. So ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbereka uko wakita ku musatsi wawe. Abantu mutarareba izo video muze kuzireba ntimucikwe, ariko murabona ko mfite umusatsi ngeragezamo nkaba mfite umusatsi mwiza pe, ntabwo navuga ngo 100%, se naba niyemeye. Nanone wenda hari abandusha, ariko uko biri ndagerageza. Umusatsi wanjye nko mizi, umusatsi mwitaho bishoboka, nkawushyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira umusatsi wanjye ukure, kandi ukure vuba na vuba, kandi ari mwinshi, ari na mwiza cyane. So rero aho ngaho rero bwete ni ubwa mbere ngiye gukoresha umusatsi wanjye muri salo, ni ubwa mbere n'abandi munsokoreze agasokozo, insokozo nyine iri aho runaka, itari ibya danje, nta bya danje, nako bari batangiye kuwutunganya bari kuwitaho byiza fresh. Ni umutipe wari uri kunyitiramo mu musatsi wanjye. So urabona ko yaratangiye kugira ute kuwufunga, ari gushyiramo amajeri agiye atandukanye. Ko mosheze mizaje mujya muzitondera mu gihe uvuye muri salo, jya ugerageza utaranashyiramo ubihambuye nyine. Urangije wenda tuvugiye ahantu wafunze agashinya, wasokoresheje, wagize ute wakoresheje ano majeri yo mu masaro, jya ugerageza urangije ugiye ko nyine ikirori cyawe cyarangiye, cyangwa se aho wagiye harangiye, jya ugerageza mu gihe uvuyeyo wumva yuko ubihaze, ushaka kongera ko umusatsi wawe usubira uko wari umeze, jya ugerageza ukora iki, umusatsi wawe uwogemo na shampoo mu gihe utarakozamo igisokozo, kuko nugikozamo igisokozo umusatsi wawe uzacika bishoboka pe, uzacika wangirike. Ariko iyo usumesamo utarasokozamo biba byiza ugasokoza nyuma, ugasigamo ya mavuta yawe agiye atandukanye, nkuko ubikunda gusigamo amavuta yawe wageneye umusatsi wawe, ntukajye uhita wihuta kuwusokoza mu gihe kwafe yawe irigize isa nk'ishaje. So murabona n'utuntu turi simple yarankoreye, nta bya danje, ntabwo nari mugenga nkorere ibintu bya danje n'umusatsi wanjye gusa, nta produit nashyizemo, oya, yarawurambuye awundyamishaho byonyine, abona yuko bimeze neza cyane. Hano hari umuntu ushaka kutabyemera, ariko so rero navuyeyo mpita nkoresha n'aka makeup kari simple kadakabije. Urabona uko kameze, sinzi niba kambereye mu byandike muri commentaire ya. Murabona ko nari ndimo ndasa neza ku mafaranga atarengeje 10,000 gusa.
ntabwo mbabeshya ngo wenda ngo nakoresheje ibintu byinshi birenze, oya ntabwo narengeje ibihumbi 10 gusa mu mutwe no mu maso, aka makeup no mu mutwe. Ubwo rero ewana nawe wabikora ugasa neza mu gihe ugiye mu kantu runaka kagutunguye, ugasa neza ku mafaranga make.